Isanganiro TV Mama Mignone Official ibintu rwose ni sawa. Marene waba Marene rero turicaranye hano bamaze kumugezaho invitation ko agiye kuba Marene zone 250 imfubyi zigira ibanga Apostle Rosine Official. Aho ngaho hari ibiganiro byiza by'umuryango abantu munyarukireho. Aba badamu rero ndimo ndababwira harimo umwe duhagararanye hano, umwe muri bo nawe mukanya ndaza kumuzana gato kuko babitsa amabanga menshi ibintu bigiye kuba kandi mugatongorwa. Mare wiyumve mikazo meze neza. Muraho mumeze neza, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yego cyane. Ya nomero ujye utanga ngo yageze akamaro. Yani nimero yo ngomba kujya nyibaha kubera ko iyo nyibahaye shahara abantu benshi bari kubyungukiramo n'ukuri. Ndimo ndabagira inama, ndimo ndabahugura mana we, noneho gukubitana rero n'umuntu wari ufite depression cyo gihe byo rwose ndashimira Imana yuko hari abantu bari kugenda boroherwa. Reba depression igezweho rero ari nayo mpamvu bagushatse n'abandi bumvireho. Depression ya mbere igezweho ni ukujya kwishakira umugabo nkanye Manuel, natinze wenda nishakira urufaranga, umwana nishakiye bitewe n'agahinda nifitiye ko kugira ngo ku gisasiro cyanjye habonekeho umuntu umara agahinda bakajya bamubwira ngo uriya ni umusaza. Ariko ubaye umusaza gute? Ngereka mbabwire hari ibintu bimwe tutari, hari ibintu tutajya twemeranyaho, sibyo? Icyambere cyo imyaka n'imibare, icyo tujye tukemera. Hanyuma icya kabiri, urukundo rushatse ruramusanga, urukundo rujyaho rushatse. Ntabwo rutoranya amabara y'umuntu, ntabwo rutoranya indeshyo, ntirutoranya imyaka, nta kintu na kimwe rutoranya. Urukundo ni urukundo, nta n'ikindi kintu rugomba kuruvangira. Kumbwira ngo umuntu ngo yicaye ngo ashaka imitungo n'ibiki byose ngo nibyo bitumye ngo bamushaka, wapi? Ahubwo kuki ubundi umusore tuzi neza ko ari gutera intambwe bwa mbere ajya kurambagiza umukobwa. Kuki niba umugabo afite amafaranga akajya kurambagiza uyu mukobwa, kuki abantu batangira gutitiza abantu ngo ashatse umukire? Bashatse amafaranga, ngo ashatse amafaranga ni uburenganzira bwe. Nese abajejeta faranga ntago tuzabashaka, tuzabashaka ariko ni nabyo byiza yango wicwe n'inzara wakicwa n'igipfunsi. Ugiye kuba nk'abantu abakongomani kazi buriya nibo bicara akavuga ati ankubita ariko ankubita igitenge. Buriya umugore w'umukongomani kazi iyo yambaye igitenge ngo aba yakubiswe ku buryo bukomeye cyane ariko bikarangira yambariyemo superi. Rero kuvuga ngo kugira ngo wicwa n'inzara wakwicwa n'igipfunsi, ibyo byo nanone si imbyemere 100% kubera ko buri umuntu si wo gukubitwa. Ariko nanone ntuzarambagizwe n'umukire ngo umwange uruko ngo abantu ngo bazabisakuza. Afite imyaka myinshi suba aba ari sogokuru wa egoko nta makuru ufite. Ubu wagize ngo Bill Gates aramutse atanze kandidatire bamushaka uko bangana baba ari benshi. Ndakubwira ngo abana b'imyaka 18 bose bavuga bati turahari kandi Bill Gates amaze kugira hafi imyaka 80 70 n'ingahe, sibyo? Rero nta muntu wigeze yifuza gusonza, nta muntu wigeze wifuza kuryama habi, nta n'umuntu wigeze yifuza kwambara nabi, ahubwo ikibazo nuko tubibura. Twabona babibonye rero tugatangira natwe tugashyuha tukanashyushya. Ishyari mu bantu rigakora. Mare tugiye kuganira nka Marene wa Vestina rero. Iyo ngeye ibyiza ngiye kubivuga n'umuntu byabayeho muvuga mu izina. Zacunga ibiganiro byanjye hari igihe turangiza ikiganiro tutaratobora umuntu. Atari ngombwa ko tugiye kuvuga cyangwa turi kuvugaho kubera ko hari abandi baba bameze nkawe bitewe n'uburyo turi kumugaya atazajya yumva ipfuna. Tuvuge kuri Marene wa Vestina. Mubwiye depression n'umukobwa arugeramo yajya areba ko kagahita abona koko yashatse umusaza yanayatuze koko agasubira mu ifoto ariko se uyu koko ni umusaza. Ba Marene mugati Vestina mwana wanjye ugiye gushaka muri Burkina Faso kwa Kapitene Ibrahim Traoré. Zino ndirimbo zabo zirafasha Traoré gutsinda urugamba n'intambara. Oya urumva ariko disi narumvishe nguriya musore ni mwene wabo wa Traoré. Ngo no muri famille. Reka Mignone yarabihanuye aravuga ati Vestina nawe Dorcas mu gihe abandi bazaba bamanjiriwe mwe muzajya muba harabihanuye. Apotre Mignone
tugiye kugira umugisha uhinduka umugisha, arabibabwira. Kandi burya umukobwa ugiye kuba umugisha ashaka mu bami cyane rwose, akajya ashaka muri rubanda. Nta muntu n'umwe utarifuje kujya kuba umwamikazi, ariko urabizi ishaka kwitwa umwamikazi. Ukajya usohoka bakuririmbira bakubyinira, ukajya usohoka ubona bakubuye aho ugomba gutambukira. Nta n'umwe utarifuje kuba umwamikazi, ahubwo nuko tubibura. Kandi icya kabiri, ntabwo abamikazi baba babiri mu gihugu rega, aza ari umwe. Rero kuba uriya mwana w'umukobwa Vestine ashatse mu bami cyangwa ashatse uriya musore, njye nabwira abantu ngo nimureka gusakuza no gushyushya inkuru, kubera yuko uburenganzira bw'umuntu ntibwubahwe. Ese ubundi murinda muvuga ngo washatse umusaza, umusore mwamurangiye ninde kugira ngo umuvuge muti yanze uwo twamurangiye hanyuma ahisemo uwo wundi? Ikindi gikurikiyeho, n'abasore bamurambagije ntibigeze bigaragaza. Ikindi bashobora kuba barigaragaje cyangwa bagatanga n'iyo proposal, ariko Vestine akababwira ati ntabwo ndi tayari yo gushaka. Umunsi wo gushaka rero wagera nyirizina ukaba erega buriya, reka nkubwire pastor, nta muntu ujya uhindura icyo Imana yategetse. Nta muntu n'umwe uzigera yivanga mu mugambi w'Imana. Amen. Ikintu mpamya kuri uyu munsi kandi kuri iyi saha, ni ukuvuga ngo niba Vestine yarandikiwe kuzajya kuba hafi ya Traoré, Perezida Traoré, ubwo Vestine nyine agomba kugenda, hari inzira Imana yagombaga kubicishamo bikabazunguruka, akaza akaririmba, akaza akagira gute na gute, byanze bikunze bikaba. Ariko uyu munsi uriya mwana w'umukobwa nitureka kumutera depression, ahubwo ari twebwe. Abanyamakuru bose bashyushye, buri muntu wese uri kujya kuri kamera aratangira kuvuga ashatse umusaza, ashatse amafaranga, umugabo nta kugura afite, ibiki n'ibiki. Vestine mwana wanjye, ntuzumva amabwiriza y'abantu. Uricyo rwose. Vestine mwana wa mama Mignone, mwana wa Marene wa Marene. Ntuzumva amabwire. Vestine reka nkubwire, uyu munsi bivugwa byose byima amatwi. Hari ijambo rijya rivugwa ngo nta butahwa butageze intorezo. Ntihagire ugushyushya. Ikindi gikurikiyeho, nugera mu rugo rwawe uzagenda uzi ko ugiye mu rugo rwawe, ntuzagenda uzi ko ari urugo rw'abandi. Uzajye kurwubaka ufite gahunda yo kuvuga ngo nubatse uru rugo kandi ifite icyizere yuko imvi zanjye zizarinda ziba uruyenzi nkiri muri uru rugo. Hanyuma bagutega iminsi, abagira gute, abo tubima amatwi. Ariko mwagiye mwishimira ibyiza by'abandi, mwagiye mwishimira ibyiza by'abandi ko ari cyo cy'ingenzi. Uyu munsi Vestine agiye gushaka, ejo muzumva umwana uzishakira uriya musitiyu, mutangire nabwo muvuge musakuze. Kandi nabo aba bana nubwo baba ari abakire, nubwo baba ari abana bo mu bami, bafite uburenganzira bwo guhitamo abo bakunda cyane rwose. Ubu nta filime twigeze kubona y'umwana w'umwami washatse umukozi wo mu rugo. Oya, byanabayeho igikomangoma cyo mu bwami bw'Abongereza, uriya Nyahati ngewe nshaka n'uyu. Rero Vestine bareke kumutera amabuye. Isaha ye niyi, isaha ye yageze yo kugira ngo yishakire Idrissa. Idrissa yahisemo Vestine abishaka mu gihugu cy'iwabo hari abandi bakobwa, yashakaga kujya no mu bindi bihugu byose begeranye, ariko imboni ye itunga mu Rwanda. Yego, kuko niho Imana yari yaramwerekeje cyane rwose. Niba Imana yaramwerekeje mu Rwanda rero, ibyo bindi birabareba. Kuvuga ngo Idrissa ngo afite abana, aramaze abana se si umugisha. Ariko ubundi reka manze mbabaze mwabanyamakuru, reka mbaze n'abagore barimo kubivugaho, niko ye weho ko wabyaye, uramutse ushatse uhageze umuntu ugukunda akavuga ati reka ngushake, wamwanga kubera ko wabyaye? Wamwanga kubera yuko ufite umwana? Ese reka manze nkubaze wa mugabo we, nawe washyuhije inkuru uri kuvuga ngo ashatse ngo umugabo ngo ufite umwana, we umaze gutera inda bangahe? Nimba utaraneziteye ngo ubimenye, hari izo wakurishijemo. Niba nta nizo wakurishijemo, bazikuriyemo batanabikubwiye, cyangwa baje banyweye imiti. Ubundi muri gushyushya mu bigenze mute? Hari ijambo umwami wacu Yesu Kristo yavuze ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Abari kubivuga bose nta mweru barimo. Kandi reka mbabwire ngo aratwite bya bindi byose ntiharamaze nimba yaratanze avance. Ubundi nimba twite nyine Imana ishimwe arabyara.
nese sabyara wese umujyanye ntazigera byara bwose waba ugize ikibazo cyane ntagende yitwitiye nyine bitwaye ikiza ntago ndi kushishikaza abakobwa ngo muzamanze mutwite mbere yuko mujya gushaka ariko reka mbabwize ukuri mwa bantu ibiba byabaye nta nubwo twabisubiza inyuma ngo bihinduke nta nubwo twabwira Vestina ngo najye gukuramo iyo nda kugira ngo akunda abane na Idrissa ni uburenganzira bwo gutwita nimba yaratwise uwamuteye inda akamwemera icyo nicyo cy'ingenzi hari n'abari guhwihwiswa ngo inda twaye ngo siya Idrissa ngo ni ya Irene ariko niba barabyumvikanye hose ariko kubera iki dushaka kwivanga mu buzima bw'umuntu kubera iki amahitamo yawe ushaka kuyagira yanjye nimba nkunda kurya ibijumba kuki ushaka ko ndya amateke nimba nkunda ifiriti kubera iki ushaka ko ndya ibitogosheje nimba nkunda makaroni kuki ushaka kungaburira umuceri ariya ni amahitamo ya Vestina ntabwo ari amahitamo yanjye njyewe nshobora kuvuga ati ntabwo nshatse Idrissa ariko ubwo ubundi weho umwana yawe akubwira ko ari ubwamukamwanga ushingiye kuki wamwanga gute se kandi uriya muhungu afite iyerekwa muri Burkina Faso niba aririmba ngo ibuye ryo kwizera intambara zose za Traoré z'ibyihebe zizahita zirangira cyane ariko reka nkubwire ni ukuri ko Imana na murumuna we azamutegera indege bajyana azajye buriya nawe hari uwarebyeyo afite ibanga yibitsaho ahubwo njyewe bariya bana narabashimye ntibigeze bazana ibintu byabo kuri social media n'abari kuvuga ntabwo bari kubasubiza tuvugisha ukuri Irene Murindahabi ni umubyeyi shana ukuri ko Imana nge naramushimye umubyeyi yagakwiye no kuba pare wowe ukaba marene nge Irene naramushimye kuba ataramanje gufata amafoto ngo ajye yandagaza ahantu cyangwa atangire ngo avuga ngo tubabikiye akantu ngo nimutegereze ngo ibiki n'ibiki aya Irene yakubise ikiganiro kimwe agikubita barangije no gusezerana gishyira hariya nacyo kirarebwa koko abandi bose bari kwiba y'udufoto bavuga ibyo bashaka ariko Irene ngenda gushimye wakoze neza abandi bashakisha umuhungu wiyanditseho ngo Vestina ngo mu rukundo Irene ati wa mwana we wijya gufata wagifite isuka fata abafite inkongoro mu maboko amugira inama nziza tumushimire n'ukuri tumukuriye isari yamugiriye inama kandi nziza ikomeye ku myaka ye mikeya 22 sibyo ko niyo umugore ariko se iyo turi kuvuga gutyo ba nyogokuru bagiye bashaka bafite ingahe si 15 16 cyane rwose oya hari ahantu ushobora kugera muzajya ahantu hitwa nari ngiye kuhavuga ubuse abantu baho ntibari kuzantukara nari ngiye kuhavuga iyo za mu burengerazuba keshi bakunda gushaka bakiri bato wavuze mu majyaruguru se henda gufatana na Uganda aho bavuga mugena tekereza ko hari umukobwa waba ugeze imyaka 17 atarashaka bavuga ko yagumiwe sibyo noneho aragenda agashaka agategereza ya myaka 21 yo kujya mu murenge nyine batashaka kubigaragaza badashaka kugira gute bakabaho bazi uko babanye imiryango yose izuka ibanye ibyo rero ni ibintu byabayeho byahozeho Vestina kuba ashatse afite imyaka 22 nta nicyo binatwaye imyaka ba masenye na ba nyogokuru bagiye bashaka bafite arengeje aho 6 bajyaga bashaka bafite 16 na leta yarayigabanyije 18 harakuze hari abandi rero bakuriye ubusa banarenzaho amacupa mu gitsina cyabo abo nabo niho tugeze undi mwana kandi murambivuga ko imyumvire ya bamwe izatuma badashaka ibwami bagashaka za rubebe buretse nkwereke aho kugira ngo bafate Vestina bamutera amabuye ko ari mu kigero cy'abari abana biyandaritse ubu ngubu bacumbikiwe muri polisi Vestina ari guhamagarwa muri iki gitondo ngo sheri abandi muri polisi bari kubyuka mu gitondo bambaye ipingu bajya kubereka aho banyura ujya muri toilette nyura ha katugaruka utakatira handi ikiza ni iki indangamiremerere ya Burkina Faso bari kwandikamo izina ubu bageze nko kuri V bandikamo tumukazana wacu cyane oya Imana ibyo abare abakobwa rero amahano yateye Mana we nanze kubivugaho kubera ko biteye agahinda mwababyeyi mwe nimumfashe turire nimumfashe dusenge duhamagare yera imanukire abana bacu b'i Rwanda kuko uyu munsi umwana w'umukobwa
w'imyaka guhera kuri 20-18 ari mu kabari ari kwimenamo inzoga n'urumogi. njyewe naravuze ngo nimwongere mufungure insengero, ariko n'abafite insengero n'ukuri nibazifungure zifite ibyangombwa, zujuje ibyangombwa byose, badufungurire insengero turebe ko abana bakongera bakajyamo. Kuko buriya mu nsengero abana bari baragize gute, hari aho bajyaga bakubohokera agacupa kaba garetse, ariko uyu munsi abana icupa ryabarenze, urumogi rwabarenze, bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana n'amaso y'abantu. Biriya bintu birababaje. Ko Mama Minyo His Excellency yaravuze ngo ipfira ku babyeyi, tuganira ku muryango, ni nayo mpamvu buri gihe tubivugaho ibyiza tukabishima, ibibi tukabinenga. Aravuga ngo cyane cyane nuko abafite samari n'igihe abari kucyubahiriza, yashinje cyane anatunga ukuboko ku babyeyi batita ku bana babo, batita ku muryango. Anavuga yuko umuryango mu gihe usenyutse n'igihugu kitakiriho rwo. Nanjye nicyo cyanzanye naje kubabwira yuko iyo dufite umuryango mwiza tugira n'igihugu cyiza. Uyu munsi ababyeyi, hari ababyeyi barushya mu mutima wabo. Kubera iki? Kubera abana babananiye. Umwana ugeze muri kiriya gihe bamwita umwana ugeze muri adolescence, uramubwira ijambo akagutarukana, akakwereka ko utazi ibigezweho, akavuga ati mva, ati ntabwo nzambara rumbiya nkawe. Kwande Agatangira deshirere ka sinakubwira mukonda uti mucikopa n'ibindi byose bigezweho byerekana ubusa bwabo, bakaba bamaze kubishyira hariya, kandi n'iduka rikabicuruza rikeneye ko bigurwa. Kandi ugiye kubigura baramupima akamubwira ati kaniko kakubereye karaza kugaragaza itako neza, sibyo? Umwana nawe akagenda akabigura. Hari umubyeyi kuri aka kanya upfanya agahinda, ubanye n'agahinda bitewe n'imyitwarire y'umwana we. Uyu munsi akaba adafite aho aririra, akaba yibanye mu mutima, umutima wenda gushwanyuka bitewe n'iki, n'iby'umwana we arimo. Uyu munsi uragira uti batunze ababyeyi agatoki. Hari ahantu nanone ababyeyi tuhemuka, ari byo navuze ngo njyewe Imana imfashije, badufasha bakinjira no muri izi prank abantu birirwa bakina. Kuko izi prank abantu b'abakecuru n'abasaza bari kuzana ku mihanda, bakazizana bavugamo amagambo mabi n'amagambo y'urukozasoni n'ibitutsi bidakwiye umuntu w'umubyeyi. Ugasanga umubyeyi bari kuvuga ngo bakuriye amaturu, afite umwana w'imyaka 18 ngo bamuriye amaturu, ngo ni prank baje gukina kugira ngo bakunde babone amafaranga. Ibi bintu leta nibyinjiremo. Uko batujijisha kose byaragaragaye. Byaragaragaye yuko abantu bari gushakira amafaranga mu buryo butari byo. Hari ikiganiro nakoze ejo ndagisohora ndangije ndavuga ngo wa mubyeyi we, kubona abantu bagukanuriye amaso bari kwirwa bakwita sheri kandi ufite umugabo wawe, uri kubyikiriza weho kubera izihe mpamvu? Hari umuntu umwe wahindukiye muri icyo kiganiro arangije arambwira ngo Mama Minyone ngo ibi bintu nibyo bigezweho, ngo twebwe ngo abantu ngo barajijutse, ngo ubu ngo bisigaye biriho, ngo umugabo ngo agatunga umugore ku ruhande, ngo n'umugabo agatunga umugabo ku ruhande, ngo barangize bagataha mu nzu imwe we. buri wese akisahidira. Iki kibazo rero wa mubyeyi we uri muri icyo cyiciro, simvuze ko ababyeyi bose bari muri icyo cyiciro, ariko nubona umwana yana kuzamukanye uzibuke yuko nawe wabimubwiye cyangwa wabimweretse. Nicyo nashakaga kuvuga, umwana apfira mu iterura. Umupapa wabwiye umugore we ati bakurya amaturu, ibyo bintu azabihisha umwana we cyangwa umwana azakenera kumenya uko barya amaturu uko ariko? Azacukumbura. Ntago azacukumbura, akamenya icyo bita kurya amaturu. Ese ko azaba afite reference y'ababyeyi, azaba yikuye kuri se. Noneho narangiza avuga ati mama bamuryaga amaturu gute, nagende bayamurya. Umwana w'umuhungu avuga ati niba mama baramuriye amaturu, nanjye reka ndebe undi mugore njya kuyaryaho, ubundi bibe fire. None se si bya bindi nyine ngo umwana apfira mu iterura? Ngewe reka nkubwire, nukuri ababyeyi natwe turimo turiyandagaza. Ngewe ikintu cya mbere ndi kurwanya izi prank z'amacucu, nduzi ko ari iz'amacucu. Ikindi cya kabiri, mwa bantu mwe nimureke dushaka amafaranga mu buryo tugomba kuyashakamo, tureke kurindagira no gutandukira. Hanyuma hasigaye umwana wo mu myaka 15 byo rwose, umwana asigaye agira imyaka 15 ukabona umubyeyi yarwaye hahamuka, depression amwishe, agiye guta umutwe kubera ko umwana w'iki gihe ntiyumva.
ntiyumva umwana w'iki gihe yageze muri digitali, afite telefone irabimwereka byose, afite kompiyuta irabimwereka byose, arajya hariya yicare muri filime mu mazu yerekanamo amafilime arabibona byose, ibyo akeneye arajya kubishakira kuri TikTok no kuri Instagram, aho hose hariho ayo mashusho. Ubundi ahasigaye navuga ngo Imana niyongera imanuke n'ukuri, yongera idutwikire, tugire amahoro n'umutekano, turebe ko twagira ubuzima, kuko tugeze ahantu ibintu bikabije. Mama Mignone Marene, karame tugana ku musozo. Yego, aba bana nabo bakeneye Marene, ngo bashinga ngo amagurupe ya WhatsApp. Apotre Rosine we yavuze akana, ariko yakavuze mu by'umuryango, avuga ngo akenda bambara bita gashoza nambara. Abana basigaye bafata gutya, nibyo babareze, ngo bashinze gurupe bakavuga ati uyu mugore turi bumuhereze umugabo uri kubikora neza, tumushozeho intambara. Bakanifotora, kandi wabonye ko ari abakobwa beza. Abakobwa beza bakeneye Marene we b'ikimero. Ejo bundi twari kujya twakira za invitation zidutumira muri arena, dore ko ubukwe bugezweho ubu ngubu ngo niho busigaye bubera. Ariko uyu musore warambagizaga uyu mukobwa, nawe yagize ibibazo, kandi ashobora kuba yamurebaga kumva aramukunze, kandi we ntiyamwerekaga iyo filime. Ari abantu n'ab'igikundiro, rega unabireba. Bariya bakobwa ni beza, bafite ikimero cyiza, bafite udusura twiza. Niyo mpamvu umushumba mba ndi kukubwira ngo nujya kurambagiza ntuzarebe housing, ahubwo uzarambagize umuryango, urambagize geto atuyemo, urambagize n'imico, kuko izi geto nazo ziradukoraho. Na geto nzajye ninjiramo ndebe. Ujye umanza umenye ngo muri iyi geto abanamo nande. Ese muri iyi geto ubundi bimeze bite? Hanyuma ikindi gikurikiyeho, hari ikiganiro mperutse gukora, mbaza ntuza Baraka, ndamaze tese Bara, ubundi yakora iki? Ati ikintu akora kizwe nuko ari umufana w'abahanzi. Nawe ukibaza umuntu n'umufana w'abahanzi, aba mu nzu y'ibihumbi 300, yambara umwenda wa miliyoni, arya ifi y'ibihumbi 20 bya buri munsi, ubwo ni saa sita hari. Breakfast ishobora kuba ihagaze ibihumbi 15. Nimugoroba arafata imbuto z'ibihumbi 20, arira ibihumbi 50 ku munsi. Harya ubundi ngo ni umufana w'abahanzi? Ariko ni n'umurwanyi mwiza. Birishyura harya gufana abahanzi birishyura? Hoya, ahubwo wowe urishyura kugira ngo urebe ubufana. Ese amafaranga ayishyura yakuye he? Ariko aho haturuka twahamenye. Ni ukwifotora, ni ukujya muri ya geto nyine, utuvideo tugafatwa, ubundi bakoherereza abagomba gutanga amafaranga. Bagashoza intambara. Hagaragayemo rero ikigwara muri bo. Undi kera u Rwanda rwabyaraga intwari, kandi zizi kwihagararaho. Abasore Ndibuka Rukara rwa Bishingwe bazanye amahame n'umuco bitahura n'iby'u Rwanda. Niho umugani wa Rukara rwa Bishingwe rwishe umuzungu. Ariko ibigwari rero biri gufasha abana bacu kwica viziyo neza hazaza. Abandi bari kuba abamikazi, abandi mu maboko atarayabo. Ndagira ngo aba bantu baranadeprimye, kuko birababaje. Ni viziyo ipfuye. Twavuye ku babyeyi, kuko umwana wawe wabyaye ukamwigisha heza, nutamukurikirana aho jyanga abe minister cyangwa muganga, nawe azishyira icupa mu hanyine hahandi birangira. Toza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza akigira gute akigenderamo. Ndahamya nashidikanya RIB igiye kubaganiriza, ibabwira ati ibyo bakora nibyo sibyo, nanjye ngo nibyo. Ariko nanone baradeprime. Inama nk'umumarene ubabereye Marene rero nk'umubyeyi. Icyambere cyo bari abasore babanaga na bari abakobwa. Erega bafashwe buriya ni bakeya. Oya ni bakeya. Izi nzu z'i Kigali, aya ma appartement, harimo kuberamo ibintu byinshi cyane nka biriya. Hari ama appartement rwose, abana b'abakobwa bagenda bagafata appartement imwe bakabamo. Toko amafaranga arahari. Gusa hariho n'abandi bantu bashonje muri iyi minsi, ntago turi bubyirengagize.
ahubwo aba bana bari kubona aya mafaranga njya mvuga ngo no gutunga amafaranga umuntu akikiri ku kigero gitoya hari nabyo umenya bisaze ariko nkongera ngasubira inyuma ko nakoreye amafaranga afite imyaka 20 njye natangiye akazi afite imyaka 20 ko namenye icyo ngomba gukora sinyajyane mu tubyiniro uyu munsi habaye iki menya hari nari ntuye mu cyaro menya byaro kubera ko nabaga ntago hari mu cyaro ego umuco ntago wawigukuza dufite ikibazo ari nayo mpamvu ibiganiro by'umuryango ntabwo nzigera ndeka kubihagarika ariko umuryango ntabwo wambwira ngo uyu mwana w'umukobwa wafashe icupa akishyiramo iyo biramuka bitamenyekanye ngo bijye no hanze yari kuzakora urugo uru rugo rwari kuzamara igihe kingana iki mu by'ukuri kuko amenyereye gukoresha icupa narakubwiye ngo abagabo nyamara baragowe nimba uyu muntu amenyereye gukoresha icupa umugabo ashatse ntabwo ameze nk'icupa urushaka kumbwira ngo uru rugo ubundi rwari kuzamara iminsi ingahe uyu mwana w'umukobwa amenyereye kugira gutya akereka abantu hanyuma ba bantu bakareba bakitegereza bakamuha n'amafaranga uyu mwana w'umukobwa mbabarira umbwire yari kuzashinga urugo akareka kwakira ya mafaranga yuko yigize gutya ni bya bindi nyine hamugane mu hanyuma mamenyo umugabo we no natangira gusenga kubona koko yaje yigize gutya n'amafaranga ari kuyabona cyangwa nimba ashatse umugabo utari bubasha kujya mugenera ya miliyoni yo kugura umwenda utekereza ko uru rugo rwakomeza kuba urugo bantu umuvuga ngo divorce zabaye nyinshi nimurebe n'ahantu ziri guturuka kuko utubari twose twuzuyemo abana bageze muri icyo kigero ababyeyi turarushye shade peri y'agatambaro yakongeye kagaruka tukareba ko abakobwa bakwambara udutambaro bakamanura amagutiya bakayeza hasi cyangwa bose bakigira mu basilamu bakikwiza ariko byarahindutse mbivuze abantu mu kanya baratangira abantu ke ubusa bugaragara imbere ubusa bwo bagiye kubwamagana Kiramani niyo abikinnye bamwe bakamutera ibiti ariko hamugana Kiramani ko ariko Kiramani yari yabitangiye ariko byamagana akajya afata inkona agakubita abakobwa bambaye ubusa mu nzira ati ngiye mudugudu nta muntu uzongera kungendera mu mudugudu yambaye gutya ubundi bamwamaganye yari yabagize ati yari ari gukora ikintu cyo kugira ngo agarure umuco kandi ko hari abayobozi buriya bari batangiye kubibona ntago bari guhohotera umuntu ariko bari kuvuga bati dore birimo biramaganwa mu mudugudu wanjye nanjye ntuzambare gutya ntuzagende wahenuruye no kumenyera amashyi y'abantu benshi ngo nukwambara babunuje ababirwanyije nuko bari babonye nyine nawe agiye gukomerwa amashyi bagira ngo agiye kuyabambura oya umunsi w'umuntu buriya uragera ariko icyo nzi cyo kandi icyo mpamya nuko message dutanga hari abazakira nubwo hari abazakira ntibazishyire mu bikorwa ariko nzi neza yuko bazakira mama minyo reka twanzure gutya tugushimire ko wabanye natwe mu kiganiro ariko bari abakobwa no kuganirizwa pe bari diplome cyaje twavuze kuri Jack azaze tuganire cyaya Jack nayavuze ati Jack kwira urukundo bamumpe byibuza ndaze nk'iminsi 2 arakira ariko nahise mbona ababyeyi bagenzi banjye ngo bamwakiriye n'abandi bandi baza tubaki tubaganirize oya banaganirizwe kandi birababaje nkuriya musore rwose wa mugabo uri umusore neza n'ubugwari umusore shaka ukwiye gukora akazi akarwanirira igihugu akarekana ataha hajya imihanda caburiya n'ukuri ko Imana yarakwiye kujya muri Kista kiga akavuga atatuzahaje Kista kandi yarabonye gang rich abagenge batafu genge bakize nako gang rich kizanyira hajya muri Kista ni gang rich harya suko akavuga ati amatafari bazagerekeranya gutya tuzubaka inyubako hangaha umuhanda uzanyura hangaha dore hano reka tuhubaka amazu y'abatishoboye uzi ukuntu abana b'abasore nka bari ubundi baba bakwiye gukorera igihugu twese tukabimenya bakiga zabani plan niba bafate babohereze ku rugamba bajye kurwanira igihugu bakumire umutekano ube muzima impande n'imana umuntu uri kwica umuryango nyarwanda aho umwana uzarwanira igihugu azanyura uwo yajya ku rugamba yakiganga nanjye urabona ko ibi bintu mba mbivuze mbabaye ya reka tugushimire mama minyo murakoze cyane Ingoro TV turabashimiye cyane nomero ya telefone nimero zanjye ni 0788268322 hanyuma abakeneye ubujyanama mwaduhamagara abafite ibibazo bya depression mwaduhamagara
abagiye gushinga urugo kandi mukabona rwose hari impamvu ziri kubacanga n'iki byose mwaduhamagara.